barabikoze, bakoze ibiki? Ese abo ni bande? Uyu munsi bari he? Bari gukora iki? Ntabwo avuka muri Kigali, yavukiye mu ntara. Yagerageje gukora byinshi, bimwe birakunda. Mu mwaka wa 2012 na 2013 yari yinjiye muri sinema nyarwanda. Aragerageza, ubona ko nta cyizere cy'uko bizacamo, nta cyizere cyo gukunda yabonaga. Gusa uko imyaka yagendaga ishira ndetse n'uko ibihe bishira, niko Imana yaje kumwibuka, maze yinjira mu ruhando rwa sinema nyarwanda, ndetse arakora arafatisha mu rugendo rurerure cyane, agaragara inyuma y'abandi bakinnyi, ameze nk'ubatwaza ibikapu cyangwa se ubafasha gukina, akina kuri ya myanya benshi basuzugura ndetse batumva agaciro kayo, ndetse banafata ko bakina muri iyo myanya baba babuze ibindi bakina, bakabita abafigira, bakabita inkorabusa mu mafilimi. Ayo marore yose yarayakinnye. Yagaragaye mu ngurane y'ubusugi ya producer Apolline, yagaragaye kandi mu isi nisakaye, agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, Gitera n'izindi zirimo n'izo yakinnye ntizisohoke. Nyuma y'imyaka isaga 10 yarongeye asa nk'ufatisha, maze yinjira mu ruhando, arahatana ndetse agira benshi ahigika. Uko yahigikaga benshi ni nako yazamuye benshi, abinjiza mu mwuga ndetse n'abari bawusanzwemo, arabunganira, amazina yabo arakomera, impano zabo zirazamuka. Abari barahereye kera gufatisha byaranze, bigeraho barafatisha. Guhera kuri filimi kubera iki? Hari umukobwa muzi ukinana n'umuhungu umeze nk'umuhinde. Uwo muhungu yitwa Oziri, kandi koko iyo urebye uruhu rwe ubona atari urw'Abanyafurika, cyangwa se ukabona ko ari amaraso yivanze, amaraso y'umuhinde n'umunyafurika. Iyi ni inkuru yitwa Kubera iki, yanditswe na Mukandasumbwa Carine, umukobwa witwa Rufonsine uyu munsi benshi muzi muri filime ya Clapton Kibonke, uyikinamo neza, avuga ururimi rwo mu majyaruguru. Uyu yagaragaye muri iyi filime bwa mbere yitwa Kubera iki, ayikinamo ari nayo yatumye abantu benshi bamumenya, aho yakinaga ari umukozi wo mu rugo akundana n'uyu musore wo muri urwo rugo, Oziri. Oziri yari afite umuvandimwe we witwa Rameki, maze babanza guhatanira umukobwa, bahanganira umukobwa bakundaga ari babiri, maze uwo mukobwa aza guhitamo Rameki. Rameki wari mukuru, ndetse Oziri muri uru rugo umugabo wari urimo ntabwo yari se, ahubwo Oziri yafatwaga nk'umwana w'umuzanano kuko nyina yaje gushaka amufite. Maze Oziri bimaze kumuyobera, akundana n'uyu mukobwa wakinaga muri iyi filime Kubera iki yitwa Marita. Maze Marita na Oziri bariyerekana, berekana urukundo, berekana imbaraga z'urukundo. Ababyeyi batabishaka, batiyumvisha uburyo umuhungu wabo agiye gukundana n'umushakazi, ariko bararwanye, barabikora, bahitamo kwigira mu cyaro, bahunga ababyeyi, maze baragenda barabana. Uyu munsi uyu mukobwa ari mu mafilimi menshi cyane rwose, ndetse menshi meza, ari gukinirwa ku butaka bw'u Rwanda. The Hustler y'Abazongerero Zine, uyu mukobwa ari kuyikinamo. Twababwiye kandi ko ari gukina muri filimi yitwa Umuturanyi ya Clapton Kibonke, akinamo ari Rufonsina, aba ari umugore wa Clapton nyiri iyi filimi. Iyi filimi kandi Umuturanyi igaragaramo abakinnyi benshi batandukanye, harimo n'umuraperi twese tuzi ku izina rya Karufani. Uyu yakoze indi filimi yitwa Impamvu
imwe muri filime irimo abakinnyi benshi bakomeye, irimo umukinnyi watwaye igikombe cy'umwaka w'ibihumbi 2020 w'umugabo, harimo kandi People Choice w'umugore, cyangwa se uwo abantu batoye cyane bakagaragaza urukundo kuri we kandi bakerekana ko bamukunda kurusha abandi, abenshi bazi nka Mama Fike cyangwa se Mama Nick muri Stimade. Uyu ni ufite iki gikombe. Harimo kandi uwitwa Aline, abenshi bazi muri series izwi ku izina rya Bamenya series. Uyu mukobwa kandi niwe watwaye Support Actress muri Rwanda International Movie Awards 2020, nk'uko aba bose n'ubundi ariho batwaye ibi bikombe. Uyu mukinnyi ni umwe mu bahanga bari mu gihugu cy'u Rwanda. Biju nawe agaragara muri iyi filime yitwa Impamvu. Harimo kandi uwitwa Fofo, abenshi bamenyereye muri komedi zo kwa Makanika mubi cyane yitwa Fofo. Harimo Kamanzi Didier watangiye umwuga wa sinema kera, abenshi bamenye nka Max Werumanzi muri filime yitwa Rwasa. Uyu mugabo amaze gukina filime nyinshi cyane, ndetse nta n'uwatinya kuvuga ko ari umwe mu basore bari imbere b'abahanga basa nk'abayoboye abandi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwuga wa sinema. Uyu twakomeje kuvuga ninde? Uyu munsi ari he? Yitwa Hakizimana Eli. Nyuma yo kunyura mu nzira y'umusaraba, mu rugendo rutoroshye, mu nzira ataraza aho imuganisha, nta cyizere cyo kuzafatisha, nta cyizere cyo kuzatera imbere, uyu munsi yarafatishije filimi ze ebyiri zikomeye zirimo zirahitinga mu gihugu cy'u Rwanda. Iyitwa Kubera Iki, usibye kubica kuri channel ya YouTube yitwa Promo TV, uyu munsi itambuka kuri imwe mu mateleviziyo akorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi afite abakunzi benshi ndetse bayikurikirana, yitwa Flash TV. Iyi filimi Kubera Iki niho itambuka kuri ubu ngubu. Season ya mbere imaze kurangira, episode 20, hatangiye season ya kabiri nayo izaba ifite episode 20. Iyi filime Impamvu nayo irimo iratambuka kuri Promo TV Rwanda, ndetse ngo afite gahunda yo kuyicisha kuri imwe mu mateleviziyo n'ubundi akorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hakizimana Elia, byinshi kuri we wifuza kumenya nabyo reka tubikubwira ubimenye. Amazina yanjye ubusanzwe nitwa Hakizimana Eli. Niyo mazina yanjye. Aba nkomoka mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Ruhango, umurenge ni Kabagari, akagari bakita Munanira, santere y'iwacu bayita ku Muremera. Niho mvuka, ariko kugeza ubu nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya. Niho ntuye ngo mu by'ukuri mu buzima busanzwe nkorera mu kigo cyahoze mu kigo sindavuga ngo kirane RBC. Nkorera muri RBC amazemo igihe kitari gitoya, ariko nkafite n'utundi turimo nyine ngenda nkora ku ruhande. Nkaba ndi n'umukinnyi wa filime. Yego, mu by'ukuri ngarutse ku bijyanye na filime, umwuga wa filime nawukuze nk'ukunda, ariko nkajya nibaza igihe nazabyinjiramo, nkumva ndabikunze, nkibaza aho naca nkumva biragoye. Ariko mu mwaka wa 2013 nibwo nabyinjiyemo, nibwo natangiye kwinjira mu bya filime, mbyiga byihugura. Nivuga ngo filime ya mbere ndumva narayikinye muri 2014. Nagiye nkina filime zitandukanye, ariko nkakinamo amasene makeya. Nakinye muri filime bitaga Ishyamba Seryeru, nkina muri filime bitaga Ingurane, nkina muri filime Gira Amata nakinyemo, Simene naho nyinamo akantu gatoya. Ariko sinazigaragayemo cyane. Ariko kugeza ubu filime nagaragayemo cyane muri iyi minsi ni filime bita Kubera Iki.
ni seri filime yitwa Kubera iki, hakaba n'impamvu na seri bita Impamvu, filime yerekana impamvu. Kubera iki nayikinnyemo nitwa Freddy, yego. Hanyuma Impamvu yo nyikinamo nitwa Martin, cyangwa se Martin, niyo nakinyemo, yego. Hanyuma ku bijyanye wenda n'imibereho yanjye buri munsi, ndacyari ingaragu, mfite imyaka 32, ntabwo nubatse ariko mfite umukobwa dukundana, duteganya no kubana mu gihe cya vuba, tukaba tuzanabatumira. Nibyo. Hanyuma ku bindi wenda mu mibereho, yaba wenda ku byo naba narakuye mu mwuga wa sinema cyangwa se mu buzima busanzwe, nagize amahirwe yo kuba nibura ntuye mu mujyi wa Kigali, nkaba mfite nibura kadasiteri 2, imwe niyo mbamo, indi ndayikodesha, yego. Hanyuma ikindi nibyo ndakeka, ndashima Imana nyine ko yangiriye neza, ikaba yambaye hafi mu mujyi wa Kigali, nkambashe kuba mbayeho gutyo. Umwuga filime ni umwuga nkunda cyane, ni ibintu nkunda. Hanyuma ikindi mfite ntaribagirwa ni kampani ikora amafilime yitwa Promo Films, yari yakoze filime Impamvu, ikakora na filime bita Kubera iki, ndetse n'indi seri ya komedi yitwa Macenga. Ibyo nibyo bikorwa bya kampani yanjye yitwa Promo Films. Hanyuma by'umwihariko akaba mpagarariye n'indi kampani itanga amaserivisi menshi mu mujyi wa Kigali, ni kampani ikomeye yitwa Degisco Limited. Ubwo nibwo buzima bwanjye, ubwo nibwo buzima bwa Martin kuva ageze i Kigali kugeza ubu ngubu. Aha niho nsoreje ikiganiro nari naguteguriye cy'uyu munsi, nkubwira ko iyi ari Trust TV Rwanda mu kiganiro cyitwa Barabikoze. Iki kiganiro uretse kubagezaho ibyegeranyo by'abantu batandukanye bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa ndetse benshi bashima cyangwa se bagaya, tuzajya tubagezaho na filimi mbarankuru, documentaries, filimi mbarankuru, documentaire mu rurimi rw'igifaransa. Tubibutse ko mushaka kuzajya mukurikira gahunda zacu n'ibiganiro byacu ndetse n'amafilimi yacu na porogaramu nyinshi tuzajya tubagezaho, mukore subscribe, hanyuma kandi mwibuke gukora share, mukore like na comment, muduhe ibitekerezo byanyu tubyakire. Buri cyegeranyo icyo ari cyo cyose, amakuru mukeneye kumenya ku bastar batandukanye, haba muri sinema, mu muziki, mu mbyino ndetse n'ibindi bitandukanye muzumva mukeneye ko twabagezaho, turi hano kugira ngo tubibakorere. Naho ubutaha, muhahe muronke.